amasengesho ni bombe ikomeye cyane. Naratigisa ibihome bya dayimoni bikameneka. Bimbaze, mbwira abantu bababaye ngo hari Imana itanga ibyishimo, mbwira abantu bihebye ngo hari Imana ikura abantu mu bwihebe, mbwira abantu bafite ubukene bugeze ku igufwa, babwira ukuntu hari Imana yankenuye. Uzi ko abantu umuntu asonza akibagirwa akagira ngo ntateze no kuzahaga, kimwe nuko iyo umuntu ahaze atibuka yuko azongera no gusonza. Mbwire ngo impamvu yemera ko bibageraho. Ubusa abana abapasiteri n'abarimu cyangwa n'abandi bantu b'abahanuzi n'iki, mufite imyanya mwicayemo mu matorero, mwicara ku ruhimbi mukomerwa amashyi, bakubwiye ko ufite ijambo riruta irya Masumbuko, ufite se ijambo riruta irya Edisa, ufite ijambo riruta irya Mama Sharirene, ufite ijambo riruta irya Zigira Inshuti. Ijya yemera ko bibageraho, kandi impamvu ibyemera ni ukugira ngo havemo icyubahiro. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mukomeye kandi nizere ko muguwe neza. Umwami Imana akomeje kubarinda kandi akomeje kubarengera. Nanjye meze neza n'umuryango wanjye. Imbaraga z'Imana zikomeje kuturinda kandi Imana ikomeje kutubera ahirengeye. Nawe rero Imana ikomeze kuguhagararira ahirengeye kandi ikomeze kukurebera aho utabasha kureba, ikurwanirire aho utabasha kurwana, ikugerere aho utabasha kugera. Kandi Imana ikomeje kukumenyesha iby'iminsi n'ibihe. Imana ikurinde gusinzira ubuticura, iguhe kumenya aho igihe kigeze. Ndabashuhuje rero abadukurikirana kuri Mama Sharirene, aho mugenda mwumva inama n'ibitekerezo, impuguro n'ibintu byinshi tugenda dusobanuraho, tubwiriza abantu, tubwira abantu iby'Imana yanga, tunababwira iby'Imana ikunda. Hanyuma uyu munsi ikintu ushaka ko tuganiraho ni ku bantu benshi bibaza ngo kuki Imana yemera ko bigenda gutya, kuki Imana yabyemeye, kuki Imana koko yabikundiye, kuki Imana yemeye ko bingeraho, kuki yemeye ko bingeraho senga, kuki yemeye ko bingeraho nyikorera, kuki yemeye ko bingeraho nyiba hafi, ko nzi ko ntigeze nyihemukira, ko nzi ko nkora ibyo gukiranuka uko bwije n'uko bukeye, ko nzi ko kuki Imana yemeye ko bitugeraho ko biza. Nibyo nshaka ko tuganira ku bantu benshi na n'ubu batari kubyiyumvisha. Amasengesho y'irindwi nasenze, ay'iminsi 4, ay'iminsi 3, mva mu bihe ninjira mu bindi, ngerageza kwitwararika, nkanibombarika ngo Imana tugirane ibihe byiza nkanabigeraho. Kuki Imana yemera? Kuki Imana yemera ko mubo twarangirije rimwe ari njyewe mushomeri? Kuki Imana yemera ko nkorera amafaranga make? Kuki Imana yemeye ko mbyara mpfusha? Kuki Imana yemeye ko abana banjye bananirana bakaba za Marine? Kuki Imana yemeye ko abakobwa banjye babyarira iwanjye mu rugo? Kuki Imana? Iri jambo nzarigerekaho irindi abantu bakunda kuvuga ngo Imana ntiyabyemera. Uyu munsi turi buganire kuki yabyemeye, ariko tuzanavuga n'abavuga ngo ntiyabyemera. Imana ijya ibyemera kandi ijya inabyemera. Kubera iki? Kuki nyisenga ngahora mu ntambara? Kuki nyubaha ngahora mu bibazo? Kubera iki? Kubera iki? Iki ni ikibazo nanjye najyaga ngira kera. N'ubu ngubu hari igihe ncikwa rwose, ariko ngewe iyo bimbayeho mpita nihana nkayibwire mbabarira. Ibi ni ibintu umwana w'umuntu atajya abura gutekereza, cyane iyo yaguwe gitumo n'ibintu bitandukanye kandi atigeze agiramo uruhare. Burya hari umuntu, hari igihe polisi ishobora kugufata ukajya muri gereza, ariko wakicara ukavuga uti ndazira ukuri. Ariko se bagufashe bakakwambika ipingu ukajya muri gereza kandi uzira ubusa. Aho rero niho utekereza ukavuga ngo kuki nafunzwe nta cyaha nakoze? Tijya yemera ko byose
bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kirekire mu mpinga y'imisozi, agahangayika akababara, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko byose bitugeraho. Simba aririmbiye ijya yemera ko bitugeraho. Hanyuma ubu none tugiye kugana kuki Imana ibyemera. Mureke mbabwire, ibintu byose Satani akuzanaho, Imana iyo ibibonamo inyungu irabikingurira bikakugeraho, nta n'icyo wakora. Amina. Ndumva ndi gufashwa kandi numva ndi kwishima cyane. Ntabwo Imana ibikora ngo usebe, ntabwo ibikora ngo ukorwe n'isoni, ntabwo ibikora ngo umware, ntabwo ibikorera kugira ngo upfe, ntabwo ibikorera kugira ngo birangirire aha. Imana ibyemera kugira ngo biyiheshe icyubahiro. Ibintu byose bivamo icyubahiro cy'Imana, Imana irabireka bikaza. Umbabarire untege amatwi umenye impamvu Imana yabyemeye. Yarabyemeye. Mureke mbabwire ibintu Imana yemeye nkumva birambabaje, ariko nyuma nkavuga nti ndakubaniye. Imana ijya kwemera ko abarozi bandoga, ikemera ko bankorera ibyo bankoreye, yari ibifitemo inyungu. Haleluya. Yari izi ko nzaza kuvuga ngo Imana ifite imbaraga, iri hejuru y'abarozi, iri hejuru y'abakonikoni, iri hejuru y'amahembe, iri hejuru ya nyabingi, iri hejuru y'ibitega, iri hejuru y'abacwezi, iri hejuru y'abarangi, iri hejuru y'imbaraga za Tanzania, iri hejuru y'imyuka mibi ya Nigeria, iri hejuru y'abarozi bakomeye, iri hejuru y'ibitero n'ibiteye ubwoba. Niyo nyungu yonyine nicyo yashakaga. Hanyuma kuvuga de pesekele bonetraya, kuvuga ko Imana ari inyembaraga, Imana ibifitemo inyungu nyinshi. Ngiye kukubwira, dore inyungu Imana ibifitemo. Dufite abakirisitu agira ikibazo akabagiye mu bapfumu, yagira akabazo akabanyarukiye mu bapfumu, yagira akabazo akabagiye mu bapfumu, igiteye cyose akabagiye mu bapfumu, atibuka ko Imana ishobora kubikora atagiye mu bapfumu. Ubu mfite abantu bajya bambaza ngo abana bawe bakize nta kindi kintu ukoze. Noneho bakumva ko amasengesho adakora, kugeza ubwo batinyuka kuvuga ngo ni amasengesho yonyine. Umva aho mwapfiriye rero. Ninde wababwiye ko amasengesho atihagije? Ninde wababwiye ko amasengesho ari amanyantege nke? Ni amasengesho. Amasengesho y'umukiranutsi, amasengesho y'umuntu ufitanye connection n'Imana. Amasengesho ni bombe ikomeye cyane. Niko abaririmbyi batoranyijwe baririmbye ngo amasengesho ni bombe ikomeye cyane. Naratigisa ibihome bya dayimoni bikameneka bimbaze. Narasenze abana banjye barakira, kandi n'ubu nkomeje gusenga. Impamvu rero yemera ko bitugeraho ni ukugira ngo iziheshe icyubahiro kandi imbaraga z'Imana zamamare. Ubu se mpamagarwa n'ibihumbi bingahe by'abantu bambwira ngo abana bawe ibyo bari barwaye bimeze nk'iby'abanjye. Ntimuhari? Ntimumbwira iby'abavandimwe banyu? Ntimumbwira uko ababarozi bagahagarika amashuri? Ntimumbwira? Ubu dusigaye dufite amashyari yo mu miryango
dufite amashyari mu bakozi b'Imana. Umuntu akareba ukuntu bagukurikirana akajiginywa, hagashaka kugukubitisha inkuba. Ibibazo byaragwiriye mu muryango, bakabona ukuntu umwana wawe ari umunyabwenge bikabababaza, bagashaka ko azapfana n'ubwenge bwe. Ntacyo bumumariye, nawe ntacyo bikumariye. Impamvu Imana yemera ko bitugeraho ni ukugira ngo imbaraga zayo zizamamare. Impamvu Imana yemeye ko mba mu ihene zo kwa Petero, ubu ngubu nkaba ntuye muri etaje, byari ukugira ngo nzavuge ukuntu nabaye kwa Petero mu ihene, ariko ubu nkaba ntuye muri etaje. Abadafite ishyari gano nimufashe tuhe Imana icyubahiro. Haleluya. Impamvu yatumye abana banjye basonza tugasonzanya n'abana banjye, nkajya ngura irobo y'akawunga, nkafatamo agakoma gake nkatekamo n'ubugari. Irobo naba nabonye ikiro nkaba nabaye umukire. Nkagura ifu y'ubugari kubera ko nta bunyobwa mfite, nkakaranga ikimene cy'inyanya, nkafata no ku gafu k'ubugari ngashyiramo ifu y'ubugari. Ariko mwabaye muti, ariko ubu nkaba nsigaye ndya agafi ka file kameme. Imana ntago yabikoreye ngo tubyiratane, yarabikoze kugira ngo tuvuge ukuntu ari Imana itabara. Abazajya babifata mu yindi sura birakureba, birakurora. Ijya yemera ko bitugeraho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma si izina ry'Imana rihawe icyubahiro muri wowe, ugira ngo ukomeza kuba uwo hasi, nawe icyubahiro ikigugabanyirizaho. Ibintu byamamaza imbaraga z'Imana, bikamamaza gukomera kw'Imana, bikamamaza icyubahiro cy'Imana, bikamamaza imbaraga zayo. Imana irabireka Satani akabikora, ariko Imana ikabikoreramo akazi gakomeye. Impamvu nari narabuze amafaranga yo gutangiza abana banjye ishuri 1000 kujya kubandikisha Kabusunzu, nari narayabuze. Byari ukugira ngo ubu ngubu basigaye biga ahantu heza, bafite n'imodoka ibatwara, babayeho neza, barya neza, bakaryama neza. Byari ukugira ngo imbaraga z'Imana zerekanirwe muri njyewe n'abana banjye. Ngende mbivuga, mbwira abantu bababaye ngo hari Imana itanga ibyishimo, mbwira abantu bihebye ngo hari Imana ikura abantu mu bwihebe, mbwira abantu bafite ubukene bugeze ku igufwa, babwira ukuntu hari Imana yankenuye. Uzi ko abantu umuntu asonza akibagirwa, akagira ngo ntateze no kuzahaga, kimwe nuko iyo umuntu ahaze atibuka yuko azongera no gusonza. Imana se yabikoreye ni ukugira ngo ikituma rero bikubaho. Mu bushomeri bwawe ni ukugira ngo nubona akazi uzabwira abantu ngo ni Imana yakanshakiye. Niyo mpamvu warangije amashuri uzi ko hari abazagushakira akazi, Imana ikababroka ukabatuka ngo ntacyo bakumariye. Imana ijya yemera ko bitugeraho, kandi impamvu bitugeraho ni uko Imana ibifitemo inyungu. Hari abakozi b'Imana muzajya mugenda mubona ahangaha bagiye bahura n'intambara n'ibibazo bikomeye, kandi wanabitegereza abo bakozi b'Imana ugasanga nibo bakozi b'Imana isi ifite, cyangwa igihugu gifite, cyangwa itorero rifite. Kabona nibo bazima, bafite inyigisho nziza, bafite ubuhamya bwiza, nta kibazo. Ariko ugasanga niba bahagaritswe mu itorero, niba bavuzwe nabi, niba bahuye n'ibyago, niba batenzwe. Ntago ababatenze ari babi, ababarwanya ntago ari uko ari babi, ahubwo ijya yemera ko bitugeraho. Ibintu byose ibonamo inyungu, kandi burya ikintu Imana ihora yigisha abakozi b'Imana ni ikintu kimwe, ikintu bita kwihangana. Kwihangana bitera kunesha, kandi kwicara ukarindira byemeza umutware. Dufite abakozi b'Imana bahuye n'intambara mu itorero ntibarisohokamo, ariko urundi mureke mbabara. Ndabara abari kuvuka uyu munsi ntimureba nkazigira inshuti, mureke muvuge ntacyo bitwaye. Zigira inshuti yavuze igihe yakijijwe, sanga yakijijwe ntaravuka. Yego, yavuze igihe yakirijwe,
uriya muntu wakijijwe ntaravuka cyangwa ndagahinja, akaba agejeje muri iyi myaka akivuga Imana, anyura mu ntambara za hato na hato, akaba mu itorero ntarivemo ngo ajye gushinga itorero. Ese bamwibwira ko nta bwenge azi? Uriya mugabo afite ubwenge bw'Imana kandi afite n'ubwenge bw'ubuzima busanzwe, kandi afitanye amateka n'Imana, kuko abagabo nk'abandi batinya ba papa. Haleluya! Ujye utinya abantu bameze imvi bakazimerera muri ibi bintu, imvi zikarinda ziza. Ndabubaha, dore mwubahwe. Pasiteri Zigira Inshuti, nimba umuntu yarakijijwe ntaravuka, kuki ntamwigiraho gukomera no kwihangana? Mu myaka Zigira Inshuti afite, nambabarire mutangeho urugero, kuba abantu bamusuzugura bakamutesha agaciro, agaca bugufi akihangana, ntaze hano kuri kamera ngo atukane, ngo atuke ADEPR, ngo atuke, nuko yicaranye ibanga, hazi ikigiye kuvamo, hazi ikintu kizavamo mu ntambara ari kurwana, hazi ikintu kizavamo mu gasuzugura ari gusuzugurwa, hazi ikintu kizavamo, harakicaranye do hagifite gutyo. Ikizavamo ni iki? Hazavamo icyubahiro, hazavamo ibyiza kuba mukomokaho, hazavamo umusaruro wabo yabwirije ubutumwa atibuka, hazagenda b'umusaza mwiza mwiza w'umukire ufite ibifaranga kandi unubashywe. Hanyuma ndakubwira wowe winyiga guhuma, wowe ubatijwe ejo bundi, wowe basezereye ku bwarimu kavuza induru, wowe basezereye ku bupasiteri, wowe w'ejo bundi bwa bwarimu bwanyu n'ubupasiteri mwagiye kugura ayanyu yashizemo bamwe. Kuki mutareba abasaza nk'abaya ngo murebe imyitwarire baba bagize, mubigireho mutuze, mukaza hano kuri kamera mukavuza induru, mwajye muri ukunda abasaza sha bitwara. Reba undi musaza Masumbuko, umushumba Masumbuko, uriya musaza yavuze Imana, yabanye n'Imana, haguha ubuhamya ugasanga do yabanye n'Imana gutya. Mubona intambara n'agasuzuguro kagenda kabahinduranwaho, ariko mubona ukuntu bazi kurwana nk'abakirisitu. Naho mwebwe mwanza agasuzuguro, mwamuragiye ngo mugiye mu yandi matorero, abandi ngo mugiye gushinga ayanyu, abandi ngo muzasengera mu rugo. Ibyo iyo myanzuro ni y'abasiviliyane, we mujye mwigira kuri aba basirikare, aba ba genero, ba marishari, babasaza babanye n'Imana mu itorero, bakumva Imana kwivuga, bicaranye amasezerano y'iby'Imana yababwiye kera bagihamagarwa, kugeza na n'iyi saha bakaba bakiri ku ijwi ry'Imana. Hari undi muntu witwa Edisa, uriya mukecuru, uriya mubyeyi mwumvise ukuntu afite Imana. Mwari mwababona hano kuri kamera baza kuvuza induru, ngo akaga ngo twahuriye na Kongo muri ADEPR. Kubera iki? Barabizi ko ikosa atari ADEPR urifite. Bazi ko umunyamakosa ari Satani. Satani niwe uduteza abantu, aduteza abantu ngo ducogore, haduteza abantu ngo tureke umuhamagaro, haduteza abantu ngo tuve mu byizerwa, haduteza abantu kugira ngo tuve mu murimo, haduteza abantu kugira ngo dute inshingano, haduteza abantu ngo tureke umuhamagaro. Bahanganye na Satani, ntabwo bahanganye na ADEPR. Mwarababonye barizi iki? Rizi iki? Nawe afite ibintu yamaze, hafite ibintu yakoreye Imana, hafitanye amateka n'Imana, uko yamuhamagaye ikamukura mu bumaseri ikamuzana ikamugira kuri ya meza. Afite ibyo yakoreye Imana. Noneho tugeze kuri ba mama Sharirene, ba runaka na ba runaka, hanyuma agira ngo mbabwire ngo impamvu yemera ko bibageraho. Ubusa abana abapasiteri n'abarimu cyangwa n'abandi bantu b'abahanuzi n'iki
mufite imyanya mwicayemo mu matorero, mwicara ku ruhimbi mukomerwa amashyi, bakubwiye ko ufite ijambo riruta irya Masumbuko, ufite se ijambo riruta irya Edisa, ufite ijambo riruta irya Mama Sharirene, ufite ijambo riruta irya Zigirinshuti. Ijya yemera ko bibageraho, kandi impamvu ibyemera ni ukugira ngo havemo icyubahiro, ntabwo ari igisuzuguriro. Ndanasoreza hano. Uhereye none aha ntanze urugero ku bantu bakuru baturusha imyaka banadutanze gukizwa, nibo mpereyeho. Ni ukuri Pastor Zigirinshuti ibi bintu yabimereye mwimvi. Mana Nyagasani we, yabimereye mwimvi. Mujye mubigiraho, mujye mwigira kuri bariya, ntimukigire kubavuza nduru. Inyiga guhuma z'ejo bundi zitigeze zihabwa ibisate by'amategeko bari ku musozi, ntimukabigireho. Hanyuma ntanze urugero mu ntambara z'abagaragara bagiye ahagaragara. Ntanze urugero rwacu, ntanze urugero rwabo. Nimba barakomeye bakarwana intambara nziza, nawe rwana intambara nziza. Impamvu ushonje izabikuramo icyubahiro umunsi wahaze. Impamvu utari kubyara ukaba utarabyara izabikuramo icyubahiro umunsi wabyaye. Impamvu uri ku gisuzuguriro izabikuramo icyubahiro umunsi wagiye ku cyubahiro. Imana ifite impamvu ijya yemera ko bitugeraho kugira ngo itureme ibyiza n'ubwiza bw'ibyo tuzabona hanyuma. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Amen. Abatarakora subscribe nimuyikore, share, comment. Inama n'ibitekerezo birakenewe, kandi ndabakunda n'ukuri. Imana ibahe kumenya impamvu y'ibibabaho byose. Amen.